none abirebere muri iyo ndorerwamo ngo leta ubigenda njyewe nawe n'abandi, kuko nitwe dutanga imisoro igomba kwishyura ibyo biguzi byose. Inkuru ivuga ko rero hari uruganda rushobora kuvuka i Kigali cyangwa rukavuga mu kindi gihugu gituranye cyangwa hafi mu birometero bike kurusha kujya mu Buhinde cyangwa ni Burayi, ku biguzi bo bishyiriyeho dushobora kugerwaho n'ingorane zari zose zavuka muri iyo nzira, ni inkuru nziza ku muturage. Uzasanga imiti muri rusange ku kigero kinini cyane ibihugu biyikura hanze, ikorerwa aha ni mbarwa. Turabashuhuje kandi tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana amakuru n'ibiganiro bya TSG Online TV. Perezida wa programu y'u Rwanda aravuga ko umugambi wo gukwirakwiza inkingo mu buryo bungana udashingiye ku bijyanye n'ibyabaye mu bishize, ngo ahubwo ari ugutegura ejo hazaza, cyane cyane ko ashobora gutera ikindi cyorezo gishya. Ibi ni bimwe mu byavuzwe n'umukuru w'igihugu ubwo ari mu Budage kuri wa gatatu mu nama yiga ku ikoranabuhanga rizakoreshwa mu mirimo yo kubaka inganda zizakorera inkingo ku mugabane Afurika. Ni gahunda yiswe Biotech Vaccine Equity for Africa mu rurimi rw'icyongereza. Umukuru w'igihugu muri iyi nama yari kumwe na Perezida Macky Sall wa Senegal, ikindi gihugu kiyongera ku Rwanda mu bimaze kwemezwa nk'ibizakira inganda za mbere za biotech zizakorera inkingo muri Afurika. Hari kandi Perezida Nana Akufo-Addo wa Ghana, umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ariwe Tedros Ghebreyesus, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya ibyorezo muri Afurika ariwe John Kentsasong. Hari kandi umuyobozi mukuru wa biotech nyirizina ariwe Professor Agur Sahin n'abandi bategetsi batandukanye. Johnson Kanamugire ni umusesenguzi ku makuru atandukanye. Twamuhaje byinshi ku birebana n'uru ruganda ruvuga ko rugiye kubakwa mu Rwanda ndetse n'ikoranabuhanga rya biotech rigiye kuzanwa mu bihugu bya Afurika. Atubwira ko ari amahirwe akomeye ku bihugu by'u Rwanda na Senegal, by'umwihariko ngo ku Rwanda bizari amahirwe akomeye nk'igihugu gisanzwe gitumiza inkingo n'imiti mu bihugu by'amahanga. Yatangiye atubwira icyo bivuze kuko igihugu nk'u Rwanda cyaratoranyijwe mu bihugu bya Afurika muri bike bizakira iri koranabuhanga ryo gukora inkingo kuri uyu mugabane. Ngira ngo iyi nkuru ivuze iki ku muntu usanzwe wo mu Rwanda, umuturage usanzwe? Urumva ni hari kinini ivuze kuko uretse ibijyanye n'iki cyorezo, dusubira inyuma ukareba ubusanzwe inkingo zindi cyangwa n'imiti muri rusange ibihugu byo muri aka karere cyangwa ku mugabane n'u Rwanda rurimo bivahe. Uzasanga imiti muri rusange ku kigero kinini cyane ibihugu biyikura hanze, ikorerwa aha ni mbarwa cyangwa ntayo. Inkingo nacyo ni ikindi, kandi urumva ni ibibazo by'ubuzima bw'abaturage. Icyo birema nuko impamvu zose zishobora kuba muri izo nzira zishobora kuba mu nzira zaho imiti iva kugera muri ibi bihugu, haba gutinda kw'imizigo mu nzira, haba ifungwa ry'imipaka nk'ubu mu gihe cy'ibyorezo, cyangwa no kutagenda kw'indege n'ibindi. Icyo birema ni iki? Havuga ibibazo imbere muri ibi bihugu kubera ko ntibashobora kubona imiti n'inkingo bikenewe, kandi urumva ni za leta zikwiye kuba zirengera ubuzima bw'abaturage. Uretse n'ibyo, hari ibiguzi bibigenda, ni ibiguzi biri hejuru cyane. Kugura imiti n'inkingo bikorewe hanze, iyo uteranije ibyo bintu byose biraza bigahenda za leta.
none abirebere muri iyo ndorerwamo ngo leta ubigenda njyewe nawe n'abandi kuko nitwe dutanga imisoro igomba kwishyura ibyo biguzi byose. Inkuru ivuga ko rero hari uruganda rushobora kuvuka i Kigali cyangwa rukavuga mu kindi gihugu gituranye cyangwa hafi mu birometero bike kurusha kujya mu Buhinde cyangwa ni Burayi ku biguzi bo bishyiriyeho dushobora kugerwaho n'ingorane zari zose zavuka muri iyo nzira. Ni inkuru nziza ku muturage, ni inkuru nziza ku muturage. Noneho tunavuga ko ari no mu bihe by'ibyorezo, ibyorezo bihindura isura. Iyi ni corona ariko hashobora kuvuka n'ikindi cyorezo igihe icyo ari cyo cyose, na corona nirarangira ishobora kugenda ihindura isura n'ejo bundi. Inkuru iyo ari yo yose rero iza gutanga aho abantu babona imiti, babona inkingo, ibisubizo ku bibazo bya buri munsi by'ubuzima, bikanagabanya ibiguzi. Ni inkuru nziza ku muturage. Uratekereza ariko kubera icyo bahisemo Rwanda na Senegal? Urumva iri ni ishoramari buriya uzasanga za leta zifite uko zigenda zireshya abashoramari batandukanye, nabo baba bafite ibyo bareba ibintu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ahanini ni ibintu biborohereza gukora iryo shoramari bifuza gukora aho bifuza kurikora. Ntabwo azajya ahantu azi ko atari bubone amashanyarazi ahagije, ntabwo azajya umurebura ibyo amubwira ko yamufasha yamworohereza. Hari ibintu bigiye binyuranye. Ahanini ni uzasanga ari icyambere ari bwa bushake bw'ibihugu bwo gushaka gukurura bene abo bashoramari no kubareshya muri rusange n'ibyo babemerera, ariko hakaza n'amahitamo y'abo bashoramari bareba isoko, bakareba igihugu bagiyemo, bakaba bakanzura niba ku meza hari ibihugu bitatu cyangwa ibyo bihugu ari nabyo byaje uyu munsi, ibintu bigahita byoroha. Yego. Ubwo rero kuvuga ngo ni ukubera iki bahisemo Senegal, bahisemo Rwanda, ni imvange y'ibintu bigiye bitandukanye. Ntabwo nakubwira ngo ni iki wenda u Rwanda nirwo rwasabye cyangwa byagenze gute cyangwa se ni Senegal, ariko iyo birebye biri mu murongo munini w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe wo kugira umugabane wihagije ku bijyanye n'inkingo n'imiti. U Rwanda rero mu karere, Senegal mu gice kindi cy'umugabane. Bivuze iki? Ushobora gutekereza ko ibyo bihugu byombi urebye ahantu biherereye biramutse byatangiye gushyira izo nganda zatangiye gukora no gushyira ku isoko ibikenewe ahantu ibihugu byombi biherereye, byakoroha kubisaranganya ku mugabane. Icyo nacyo ni kimwe mu byo ushobora gutekereza, ariko hari n'ibindi tutamenya. Abanyepolitiki, abashoramari n'abandi bafatanije muri uwo murongo wo kugerageza gukura Afurika mu guhora ihanze amaso ibihugu by'amahanga ku nkingo n'imiti, baba bareba rimwe na rimwe tutamenya. Yego. By'umwihariko reka tugarure ku bijyanye niba abantu bakwibaza niba urwego rwa siyansi ndetse na tekinoloji hari icyo ruzungukira muri uru ruganda ruzubakwa mu Rwanda cyangwa se ruzashyirwa mu Rwanda rukora inkingo. Ni ibintu byumvikana kubera ko niyo urebye bimwe mu bikubiye mu masezerano impande zombi zagiranye, harimo n'icyo babyita ngo ni technology transfer cyangwa ibintu bimeze nka training. Ni ugufata ubwo bumenyi bujyanye no gukora izo nkingo, ni chain yose y'ibikenewe kugira ngo uruganda rukore, bakabishyira mu maboko mu gihe kirekire y'abantu b'imbere muri ibi bihugu. Bihita rero bizamurira urwego rwacu rwa siyanse n'uburezi, bibishyira ku rundi rwego, kubera ko abiga muri icyo gice kitanga ubumenyi bukenewe kugira ngo izo nganda zikore
baba bafite ahantu ntago babyiga mu nkuru cyangwa mu mateka, bafite aho bajya kubikora, birangira babikora bikarangira babihereje n'abandi mu gihe kirekire. Ni inyungu ikomeye mu rwego rw'ubumenyi igihugu gisigarana n'ibindi bifitanye isano n'imikorere y'izo, kuko bashobora gutangira bakorera urukingo runaka ariko ugasanga birangiye inkingo zose zikorerwa hano ahantu hameze gutyo, n'abandi bafite tekinoloji yo mu rwego ibyo bikorwa remezo batangira kubibyaza umusaruro, kandi ntabwo bakorana n'imashini gusa, hinjiramo abantu. Abo bantu yego bitangira mu ntangiriro ari abanyamahanga, bitangira ari abo muri bya bihugu byateye imbere kuturusha, ariko uko ibihe bishira ubwo bumenyi bugenda busigara mu maboko y'abantu b'imbere mu gihugu. Harimo inyungu rero zo mu buryo butandukanye, nubwo utahita ubirebera inshuro nyinshi. Abantu bakunda gutinda cyane ku kijyanye n'amafaranga, imiti nitangira kuboneka, isi isoko rizaba ririhe, hazabizungura igihugu angahe, ashorwamo arava he, ibyo byose. Ariko wabireba ugasanga hari n'icyo gice cy'ubumenyi abantu bunguka, urwego rw'ubuzima ruzamuka rukajya ku yindi level rutari ruriho. Urebye hari ibiguzi bigenda kujya kwigisha abantu hanze ubumenyi nk'ubwo bwose bukenewe. Iyo hari uruganda hano biroroshye ko ubumenyi nk'ubwo butangirwa hano, abo bantu bagatangira babutanga ni abanyamahanga binahenze, ariko uko ibihe bigenda bishira ugasanga ni ubumenyi buboneka hano, ndetse no ku biguzi abantu b'imbere mu gihugu bashobora kwigondera. Nkurikije ibyo uvuga, umuntu yahita yitega wenda nk'ishuri cyangwa se ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye kizaza cyunganira urwo ruganda ruzaza mu Rwanda, kuko nk'urugero wenda nko muri Senegal bafite ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye cy'abafaransa cyitwa Institut Pasteur cy'i Dakar, ni nacyo cyasinye amasezerano n'iyi Biotech Pfizer ko bazajya gushyiraho urwo ruganda. Birashoboka cyane kuko hari n'andi masezerano afitanye isano n'ari yagiye asinywa hagati ya RBC n'ibi bigo bindi. Hari ikigo cy'ubuziranenge, hari ibintu bitandukanye biri muri urwo rwego. Nuko rimwe na rimwe amakuru yose adahita aboneka uko yakabaye, ariko ni ikintu kinini. Tukiri kuri urwo ruganda, ntabwo nshaka kuruvaho utaratubwira ku bijyanye n'uko abantu babitekereza. Ngira ngo hari ikintu tugeze kuvuga tugitangira, uvuga ko inkingo zaratwitswe kubera ko zari zigiye kuba kurenza igihe zagakwiye kuba zimaze mu bubiko. Ngira ngo no mu Rwanda dufite ububiko, ariko nta makuru turabona avuga ko wenda hari inkingo zishobora kuba zigiye gusaza zitarakora akazi kazo. Uru ruganda se urabona hari icyo ruzakemura ku bibazo nk'ibyo ngibyo, atari wenda izi vaccine za covid n'imiti muri rusange? Hari, iyo urebye ku bijyanye n'imiti n'inkingo, ibijyanye no gusaza bikajugunywa bitarageza igihe cyo bidashoboye gukora kubera ko byarengeje igihe cyagenwe bigomba gukora, bishingiye ku bibazo bitandukanye. Uribaze niba mu Rwanda twarigeze tugira ibisa n'ibyo, biratandukanye kubera ko iyo urebye ahantu u Rwanda uburyo gahunda zikingira hano zikora, bisa naho ibintu byinshi byagiye byoroha, birananoga mu buryo inkingo zishobora kugera ku kibuga cy'indege i Kigali zikarara zigeze i Nyamasheke. Ibyo byo biragaragara kuko bakoresha uburyo bwinshi bwa transport mu ndege. Ibyo bintu hari aho bitaba rero, hari aho bitaba inkingo zishobora kwinjira. Sinshaka kuvuga igihugu, ariko birahari mu bihugu bitandukanye. Impamvu inkingo zisaza zitarakora icyo zagenewe nuko icya mbere hari icyuko ziza zisigaje igihe gitoya.
ariko si ukuvuga ko hatari ahandi zigera nabwo zisigaje igihe gito kandi ngo zikore. Ahubwo ikiba ni iki, hazamo ibindi bibazo by'uburyo gahunda zikingira muri buri gihugu zikora. Hari aho bitoroha ahatari imihanda, hari ahatari abakozi bahagije, inkingo zikaba zagera ku kibuga cy'indege muri kapitale zikamara, nubwo zahita zigenda zikaza kugera ahantu ku karere wenda kugira ngo zihave zigere ku baturage hirya ku bigo nderabuzima, imihanda ntayihari cyangwa igoranye kugenda, zikaba zanagerayo ariko akaba nta bakozi bahari bo guhita babyihutisha bijyanye n'igihe gihari. Hari ibyo bibazo bya ni bureaucracy muri rusange, imikorere mibi mu bihugu binyuranye, ni icyo cyagiye kiba. zo kuvuga ko hano batagiye bakira inkingo zidafite igihe kirekire rwose ariko zigakora kubera kwa kunoga kwa gahunda y'ikingira n'iki, umubare abakozi bahari, ukwitegura n'ibindi bigiye binyuranye, kuko ibyo byose bifite ibiguzi. Icyorezo ntabwo kigeze giteguza, hari aho byagiye bigera muri izi gahunda z'ikingira, urumva bisaba ibiguzi, bisaba abakozi, ugasanga ntibiteguye cyangwa biteguye ku rwego runaka, ariko dahita dufasha ko inkingo zaboneka zigahita zigera aho zigomba kugera, zigahita zinakoreshwa mbere y'uko zirangira. Gusa hari n'ibyo bibazo byiziva hanze zikaza zifite igihe gito, hamwe na hamwe zikahagera bidakunda, urebye uko gahunda zabo zikingira zimeze, bikaba ngombwa ko zijugunywa cyangwa zigatwikwa. Kugira inganda rero hafi ni ibintu byumvikana, bihita byigizaho bimwe muri ibyo bibazo. Ariko ikibazo ni inganda turi kuvuga mu bijyanye n'imishinga, ni umushinga ukiri mu ntekerezo, hari ibyakozwe mu biganisha ku kuba twagira icyo tubona kuri tere. Bizasaba igihe kingana iki, twazabona ubwo ni ibikorwa kuri tere, inyubako, abakozi n'ibindi byose, kugeza kugera uruganda rutangiye gukora rugagira ibyo rushyira ku isoko, bizasaba igihe kingana iki. Ni ibintu byo gutega amaso, ariko ntabwo washidikanya ko uruganda ruri hafi duhita rwigezeho bimwe muri ibyo bibazo. Yego, turagushimiye Johnson Kanamugire ku busesenguzi burimo ubuhanga uduhaye. Turizera ko ubutane twongera gutumira uzitabira ubutumire bwacu. Ndishimye cyane, mwakoze. N'ikindi gihe icyo ari cyo cyose biroroshye cyane, ntago mwanshaka ngo mumbure.